ndavuga ngo rero Aposo Minyoni nuriya Kabanda n'abantu nkunda cyane mu byerekeranye n'ivuga butumwa ryabo, kandi mbabwire ngo courage Padiri Olivier mbari inyuma, kandi ivuga butumwa ryanyu ndaryemera, amavuta yanyu ndayemera, ndabubaha cyane. Arega muvunikira ubusa ngo muri kubwiriza abantu ngo bahindurwe. Bibiliya yaravuga ngo bazatumenyera ku mbuto twera. Nimba imbuto zanjye zidafite aho zikura abantu ngo zigira aho zibageza, ndakubwiza ukuri nta muntu uzahinduka ku bwanjye kubera imbuto zitameze neza, ariko ningira imbuto nziza zikwiriye umushumba, zikwiriye umuhanuzi, zikwiriye umunyamasengesho, aho ngaho rwose nzabona abantu benshi kuyigiraho. Kiliziya Gatolika ndetse na Julienne Kabanda ndetse na Aposo Minyoni n'abantu bakwiriye kwigiraho abantu bakagira icyo bakora mu murimo w'Imana, mu nsengero muyoboye, mu matorero muyoboye, kugira ngo turusheho kuzuza umurimo Kristo atari mu rukundo. Igihe cyose uzabwiriza cyane utagira urukundo abo uyoboye, udafasha mu buyoboye, utita ku mfubyi, utita ku mbabare, ivuga butumwa ryawe rizaba ripfuye, evanjiri yawe izaba ifite ikibazo. Yesu icyamuzanye umunsi umwe arimo yigisha kwiyiriza iminsi 3, iminsi 7 nibyo bishobora gukuraho karande y'ubukene, nibyo bishobora gukuraho karande y'icyangiro. Oya, barakubeshye. Ikizagukuraho karande, ikizagukuraho imyuka y'ubukene nuko utanga, nuko urekura, nuko ufata mu byo ufite, hakagira umuntu ubibonaho utabifite, kagira umuntu wambara ku byawe. Ndashimira umuntu Reka tuguhe ikaze kandi tukwifuriza umugisha w'Imana, wowe udahwema kubana natwe kwiyicano yitwa Tabarwa TV. Tabarwa TV ni iyerekwa Imana yaduhaye inyuraho ubutumwa bwa Yesu Kristo. Ni tabarwa itabara abakene, itabara abababaye. Nawe uyirebyeho bwa mbere uyikoreho sabone, uzahasangaho amakuru atandukanye nayo wajyaga wumva. Ni ahantu haba igicaniro cy'amasengesho, ni ahantu usanga ibikorwa by'urukundo, ni ahantu usanga ndetse n'uburyo bwiza bwo gukorera Imana. Turashimira rero inshuti zidukurikira umunsi ku wundi ziherereye hariya i Roma mu Butaliyani, abapadiri, abihaye Imana bose. Iyo tuvuga abihaye Imana tuvuga ababikira, tukavuga abafrere, tukavuga abapadiri n'abandi bose biyeguriye Imana. Kandi iyo tuvuga kwiyegurira Imana tuba tuvuze abapasitoro, abanyamasengesho n'abandi barushwa no kugabura ijambo ry'Imana kugira ngo imitima ya benshi ibohorwe n'ibintu bigiye bitandukanye biba byaraboshe umuntu. Fite ikiganiro kitaza gutinda ariko kikubiyemo ibintu byinshi bishobora kugufasha guhura n'Imana ndetse no guhora Imana ikunezererwa. Kenshi cyane abantu bitiranya ibintu bijyanye no gukorera Imana, ariko gukorera Imana byuzuye ni ukwita ku bakene. Gukorera Imana byuzuye ni ukwita ku bapfakazi, ni ukugira urukundo ntagereranwa. Nubwo utageza ha Kristo ariko hari intambwe uba ukwiriye gutera. Burya ntukirirwe umunsi wose udakoze igikorwa cyiza gishobora kunezeza Imana. Hari abantu benshi rero bibeshaho ko gusenga iminsi 40 biguhuza n'Imana. Oya, ibyo ngibyo ntago mbyemera. Abandi bakibesha ko kubwiriza cyane ubutumwa,
kubwiriza abantu cyane cyangwa se kwigisha abantu Bibiliya ari byo bishobora guha ingororano ubikora cyangwa se ubyigisha. Ibyo ndabihakanye rwose. Gukora ibintu Imana ishobora kureba ikishima, ibikorwa ushobora gukora bigahagurutsa Imana, ibikorwa ushobora gukora Imana bikayitera kubona ko uri umumaro mu gihe ukiriho, ni ukwita ku bakene, ni ukwita ku mfubyi n'abapfakazi, ni ukugira urukundo ku bantu bose. Hari abantu kenshi ubona bagira urukundo, ariko urwo rukundo rwabo rukaba rufite limiti cyangwa se bakaba barurimita bitewe, bakagira abagenerwa rukundo, sinzi nimba ariko nabivuga, hakagira abo banga, hakagira n'abo bakunda. Ubundi Yesu aza mu iyi si yaje aziye buri muntu wese wamwizeye, aziye buri muntu wese waremwe n'Imana. Rero Bibiliya nanone ikavuga ngo uwanga mwene se ni umwicanyi. Igihe cyose uzumva wimitse urwango mu mutima wawe, uzaba ushigikiye ibikorwa bya Satani, uzaba ushigikiye viziyo y'umubisha ya Sekibi, yo kugira ngo wuzuze ibyo yifuza. Yesu Kristo ni urukundo, kandi aduhamagarira gukundana no gukunda. Buriya ngewe iyo umuntu ampunze akanyerera ku rukundo, mubonamo Kristo, mubonamo Imana, mubonamo ko yujuje inshingano z'icyo yasigiwe, z'icyo yahamagariwe. Iyo umuntu ambwiye ngo ndakwanga, akanyereka n'ibimenyetso by'uko anyanga, nawe ubibonere mu iyo ndorerwamo, uzamubonemo umukozi wa Satani ndetse n'umukunzi wa Sekibi. Uzamwirinde cyane, kuko urukundo ntago ruvamo kwanga, ibyo ntago bishoboka. Bundi umuntu wamenye Kristo aba agomba kumenya ngo afite ideni ry'urukundo. Ntukwiriye kubaho udakunda, ntukwiriye kubaho udakundwa. Imana yo mu ijuru niba uzi neza ko udafite umuntu ugukunda, unyandikire umpe nimero yawe, nge nzagukunda kandi urukundo nzarukwereka. Niba uyu munsi wa none hari umuntu wagukunze akakurahira ati mu bantu bose nagerageje kubana nabo ngufitiye urukundo rw'ikirenga, uyu munsi wa none akaba yaragukoreye ikindi kintu gitandukanye n'icyo yagusezeranije, menya ngo uwo muntu ni inzoka, mufate nk'inzoka. Inzoka nuyirota uzayibonemo umuriganya, uzamubonemo umuriganya waje kukwiyoberanyamo kugira ngo agutware ishurirwa ryawe n'ibyo wakagombye kugeraho bifitiye abandi umumaro w'urukundo. Mbibutse ko iyo umuntu akudesovye mu byerekeranye n'isezerano yagiranye nawe ry'urukundo, akabihindura akabishyiramo urwango n'ubwanzi, abagukuyemo aba ari umukozi wa Satani wo kugukuramo imbuto y'urukundo, nawe wari kuzakunda abandi. Rero nkavuga ngo abantu mumenye iki kintu. Nimba pasitoro wawe ataragusura, ataraguhamagara kuri telefone, atarakwandikira, uyu munsi wa none akaba hari uburyo atakwitaho, uwo nguwo uzamubonemo, ntabwo mvuze ngo uzamufate nk'umukozi wa Satani, ariko uzamubonemo ko atujuje inshingano z'icyo yakagombye kuba yitwa cyo mu byerekeranye n'impano yitirirwa y'ubutambyi. Ubundi iyo tubona iyo abapasitoro cyangwa se abashumba barushwaho no kugabura ijambo ry'Imana,
ubundi dogitrine cyangwa se amabwiriza baba bakwiriye ajyanye na Kristo. Tuba dukwiriye kugenza nka Kristo, tuba dukwiriye gukora nka Kristo, nubwo tutageza he, ariko tuba dukwiriye gukora ibyo Kristo ibyo Kristo tuba dukwiriye kwigira kuri Kristo, tuba dukwiriye kwigira kuri Kristo. Rero nshuti muvandimwe udukurikiye, urukundo ni ikintu cy'ingenzi pe. Ngiyo umuntu anyeretse urukundo ntago mbizi. Mfite umuntu wanyeretse urukundo, ntago namubabwira ahari ariyizi. Yanyeretse urukundo, ankorera ibintu bingana nko kwitanga, bingana nko gutanga ubuzima bwe kugeza uyu munsi. Mwibazaho cyane, ndaramwibazaho nkamwirirwaho, nkibaza kumbi hari abantu bagifite urukundo, hari abantu bazi gukunda, bazi guha agaciro urukundo, bazi kuzuza inshingano z'urukundo. Nimba umuntu ufite wagusezeranije ko agukunda, ukabona ntiyuzuza inshingano z'urukundo, ukabona ibintu agukorera bihabanye n'ibyo wari umutekerezaho, uzashyiremo akantu kitwa question mark. Ugende gake, ashobora kuzagukomeretsa, ashobora kuzakamuramo gake wari ufite ku rukundo, hanyuma bityo ukazireturuva wicujije. Mbwira abantu badukurikiye ko niba hari ikintu kibabaza kimaramo umuntu iminsi, ni ukwicuza. Kwicuza impamvu wahuye n'umuntu, kwicuza impamvu wahaye umuntu umwanya wawe, kwicuza impamvu wameneye amabanga uwo muntu wimariyemo. Ni ukuvuga ngo waguhindutse, ibyo wamubikije nk'ibanga ukazabisanga hanze. Ibyo wari umutegerejemo by'ubujyanama no guhagararana nawe mu gihe gikomeye, ukireturuva ugeze mu makuba yakujugunye, yagutaye, ahubwo yatangiye kukuvuga ibyo utari byo. Uwo muntu rwose Imana imukurinde kandi mujugunye kure y'ubuzima bwawe. Aha, ndigarukira rero, ubu turi mu gusoza umwaka, aho abantu barimo bitegura gusangira n'inshuti n'abavandimwe, ndetse no gusurana bamwe mu miryango yabo. Usanga abantu benshi bagiye mu byaro aho bavukiye gusangira naho bavukiye nabo iminsi mikuru. Ni byiza nabyo bisobanuye kuzirikana, kuzuza ibijyanye n'urukundo ndetse no kuzirikana bamwe mu bandi, ni byiza. Ariko nanone ndanaguhamagarira no kugira urukundo rwagutse. Nukunda uwo mufitanye isano, aho ngaho urwo ntabwo ruzaba rusobanuye urukundo. Nukundana n'umuntu muvindimwe, gukundana n'umuntu muvindimwe ni ibintu bisanzwe, aba ari amaraso. Gukundana n'umubyeyi wawe ni ibintu bisanzwe, ni amaraso. Ariko Kristo aradusaba gukundana urukundo rutagira limit cyangwa limiti. Ni ngombwa ko tugira urukundo rumwe rwa agape, urukundo Kristo adusaba gukunda abantu bose muri rusange. Rero ndagira ngo nkumenere ibanga rikomeye mu byerekeranye no kusenga byuzuye ukumvirwa, nuko ukwiriye kuba ufite urukundo rushingiye mu bumana, ariko rushingiye no mu buryo buri sosiyali, mu buryo bwo gufasha, mu buryo bwo kwita ku bakene, mu buryo bwo kumenya. Nimba umwana wawe yiga mu ishuri rihenze internationali, umwana wawe akaba yiga green,
ukaba umuturanyi wawe uzi ko hari umwana ufite atiga, aho ngaho ntabwo uzaba urimo kuzuza inshingano z'icyo Imana yakugize cyo. Ubuntu yaguhaye bwo kuba uri umuntu ugaragara nk'umuntu wishoboye uzaba utabukoresha neza. Uzitegure ko isaha ku isaha ushobora kuba wabwamburwa bugahabwa abandi. Rero impamvu Imana yakugize umukire hari abakennye ni ukugira ngo uzabe umugisha ku bantu bakiri hasi. Impamvu Imana yaguhaye ubuzima, hakaba uyu munsi hari abantu barwariye muri CHK, hakaba nta muntu bageraho. Hari abantu kugeza uyu munsi bafatwa bugwate mu bitaro bitewe no kubura ubwishu, bakaba barakize indwara ariko gusohoka mu bitaro bakabasezera ariko bakabafata bugwate. Ukaba ufite amafaranga menshi ku makonti, ntumenye ngo hari umuntu uri mu bitaro wabuze umwitaho, habuze ubwishu, kandi ufite amafaranga menshi, urimo kubaka amazu menshi hanze aha, urimo kubaka inganda zikomeye hanze aha, abantu uri kubajyana mu bigo bikomeye muri Amerika n'ahandi. Oya, urimo urizirikana ubwawe, ariko ufasha abantu nka 2-3 ukabaremera ubuzima, nabo batangiraho bakazamuka, uzaba wujuje icyo Imana yakuremeye, icyo Imana yagusigiye. Uzaba usenze n'inshuro 7 birenze kuvunika, wiyiriza iminsi 40, usenga iminsi 3 seke wiyirije, ugerageza kuzinduka mu rusengero no kwigisha Bibiliya no kuyisobanura cyane. Ibyo rwose bizabikuvunira ubusa. Ariko igihe cyose uzasenga isengesho nawe ryaba ry'iminota 30 ugafasha abatishoboye 2 cyangwa 1, uzaba wujuje icyo Imana yagusigiye. Uzaba unasenze isengesho rikubye y'amasengesho amadini menshi agenda babwira ngo twashyizeho iminsi 40, twashyizeho iminsi ya ntumurekure 30, twashyizeho ngo twashyizeho amasengesho yo kuzenguruka Yeriko. Aho uzaba urimo kuvunikira ubusa. Yesu ashimwe cyane. Shuti rero muvandimwe usanzwe udukurikiye aho uherereye, Imana igushakaho urukundo rwa agape, urukundo rudafite icyo rushingiyeho, rudafite icyo ikindi, ahubwo rushingiye ku by'Imana yagukoreye, ku bw'icyo Imana yakugize cyo. Mu kiganiro twakoze cy'ubushize twababwiye ko mw'iyi minsi turimo umukene arashaka kurya kubera wowe. Umuntu utagira umwenda akwiriye kwambara ngo ajye gusenga, birakwiriye ko wafata ku iyo myenda ufite ukayizana hano kuri Tabarwa TV tukayigeza ku bantu badafite umwenda wo kwambara. Birakwiriye ko ibyo biryo ufite udashoboye kurya bitewe n'uburyo uri kuri regime, ukwiriye kubizana tukabihereza abantu bamara iminsi 3, bamara umunsi umwe batarya batanywa kandi batiyirije batanasenze. Ibyo nubikora uzaba wujuje inshingano zo gukorera Imana, uzaba wubaye umwe mu bakozi b'Imana. Yesu yaravuze uti umunsi umwe nzavuga ngo nararwaye ntimwansura, narashonje ntimwangaburira, nambaye ubusa ntimwanyambika. Nzababwira ngo nimumve imbere mwabivumwe mwe sinigeze mbamenya. Kubwiriza ubutumwa ni byiza, guhanura ni byiza, gutura igitambo cya misa ni byiza, kwitwa revera pasitoro, kwitwa padiri, kwitwa izina ry'ubutambyi ni byiza. Ariko iyo bidaherekejwe n'imirimo iri sosiyali yo gufasha abakene, no kwita ku mfubyi, no kwita ku bapfakazi, no kwita ku batagira shinge na rugero, 0. Hari umubyeyi umwe njya nkunda mu byerekeranye n'ivugabutumwa rye, ni Apotre Mignoni. Apotre Mignoni ndetse na n'undi mubyeyi umwe Kabanda,
kabanda ni ababyeyi bagerageza gukorera Imana, ni ababyeyi bagira inyigisho zifasha abantu mu kubohoka, zifasha abantu gusenga, zifasha abantu kwiringira Imana no gukurikira Yesu. Ariko ntibabikora gusa, babikorana n'umutima wo gufasha, umutima w'urukundo. Nabonye ibikorwa bitandukanye, ntago ndi kumwamamaza hano. Aposo Minyoni yakoze ahantu ajyana za matora, ajyana ibyo kurya, aremera abantu. Numva ni ibintu byiza, n'abashumba bose ni ibintu bakagombye kumenya bagakora, bakabihagararamo, ko ni ibintu byiza kubwiriza abantu, kwigisha abantu gusenga, kwigisha abantu ijambo ry'Imana, ariko ukamenya nuko babayeho mu buzima busanzwe, ukamenya nuko babayeho mu miryango yabo, ukamenya nuko babayeho no mu mibiri yabo. Tuvugana hari abantu babana n'ubwandu butera agakoko ka sida, baba bari aho ngaho banywa imiti, kandi iriya miti bikomeye, iyo babuze ibyo kurya urupfu rurabihutana, ariko iyo bayinyweye bafite ibyo kurya ubuzima bwabo burakomeza. Hari abandi bantu baba barwaye indwara zikomeye, byahura n'ubukene, kubura agasabune, kubura icyo kwambara, kubura amazi, kubura korogati ngo biborose, bityo ubuzima bukabaha indwara zikaba zahaza, bigatuma bashobora no kuva mu mubiri wenda bitewe n'imibereho itameze neza. Kavuga ngo rero Aposo Minyoni nuriya kabanda ni abantu nkunda cyane mu byerekeranye n'ivugabutumwa ryabo, kandi mbabwire ngo courage, Padiri Olivier mbari inyuma, kandi ivugabutumwa ryanyu ndaryemera, amavuta yanyu ndayemera, ndabubaha cyane. Ndifuza ko buri muntu wese rero unkurikiye hano kuri Tabarwa TV akomeza akorera ikirera Imana byuzuye, bamenye gukorera Imana nyabyo, si ukubwiriza Bibiliya, si ugusenga amasengesho y'iminsi 40, si ugusenga amasengesho y'iminsi 7, ahubwo ni ugufata ku byo agombaga kurya wiyirije bikagaburirwa abakene, ni ugufata muri ya myambaro utacyambara yuzuye muri garderobe ikagira abayambara, ni ukwita ku bantu bari hasi yawe. Abantu twese imbere y'Imana turangana, ariko ku bushobozi bwa hano mu isi turarutanwa. Uriya muntu uri hasi yawe mu bushobozi niwe hakeneye kuzamukiraho, niwe hakeneye kubona Imana inyura muri wowe ikamutabara. Ntabwo Imana izakoresha bino biti, ntabwo Imana izakoresha ubutaka, ntabwo Imana izakoresha amarobo, oya, Imana izakoresha wowe. Imana yagiriye neza ikaguha ubutunzi buruta ubwa mugenzi wawe. Imana idufashe kandi tugirire neza. Urukundo rurakenewe ku bantu bizera Imana, ku bantu basenga Imana. Igihe cyose uzasenga amasengesho atari mu rukundo, igihe cyose uzabwiriza cyane utagira urukundo, abo uyoboye udafasha mu buyoboye, utita ku mfubyi, utita ku mbabare, ivugabutumwa ryawe rizaba ripfuye, ivanjiri yawe izaba ifite ikibazo. Yesu icyamuzanye umunsi umwe arimo yigisha, amaranye iminsi n'abigishwa be, umunsi wa nyuma wo kugira ngo abasezerere batahe, ababonamo inzara, ababona ko bashonje, arangije aravuga ngo aba bantu banteye impuhwe, nimba asezerera ngo batahe baragwira isari mu nzira, kuko bamwe ari abakure. Ategeka abigishwa be ko babicaza, hanyuma mu by'ukuri nta kintu cyari kiraho. Mbibutsemo ko ufasha umuntu utishoboye ntibisabwa kuba ufite byinshi, ntibisaba kuba ufite ibyagusagutse, ni ukwigomwa, ni ukwihangana ugasangira nawe. Ngo nuko arabicaza, ategeka ko babagaburira, ategeka amaze kurya abasabira umugisha, barataha banezerewe bashima Imana. Imana iranshakaho kugira ngo iyi Tabarwa TV umuntu yikurikira ashonje abona ibyarya, umuntu yikurikira yambaye ubusa abona icyo yambara, umuntu utazi ikizamutunga kuri Noheli, ikizamufasha kuri bonani. Ni byiza kugira ngo wowe nkurikiye
uko turushanya ubushobozi twite no kwabariya abantu tubagereho tubafashe nabo ni ibiremwa by'Imana nabo bagira ishimwe bambukana muri 2023 bayambukane bafite ishimwe ntanzi itangazo rikomeye wowe ufite imyenda utacyambara wowe ufite amafaranga kuri konte wowe ufite imiceri mu rugo wowe ufite amasabune mu rugo wowe ufite ibikoresho by'isuku duhamagare tuzagutumikira tuzabageraho turimo turabikusanya kugira ngo tubagereho tubafashe nabo bambukwana umwaka bafite ishimwe ndumva ngiye gusenga Imana ndumva nshaka gusengana n'abantu Imana bafashe umwanzuro barababeshe ngo gusenga iminsi 7 ngo bikuraho imbaraga zakurwanyaga ngo gusenga birabohora ngo gusenga byirukana imyuka y'ubukene oya Bibiliya iravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura nimba ufite ubugugu nta muntu uzigera akumenya nawe nta muntu uzigera nimba udasura mugenzi wawe nawe nta uzagusura nimba utasangira na mugenzi wawe nta uzifuza kugutumira muri restaurant ngo musangire nimba nta muntu wagiriye neza nawe nta uzakugirira bawe ubiba urwango mubo musengana ubiba urwango mubo muturanye nawe nta uzigera ugukunda nta muntu ubiba amasaka ngasarura imyumbati nta muntu utera nta muntu biba umuceri ngasarura ibishyimbo Bibiliya ibivuga neza ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura rero uyu mwaka turimo kurangiza utangirana ingamba nshya zo kwita ku mfubyi zo kwita ku ncike zo kwita ku bapfakazi kwita ku bakene nyakujya barye kubera wowe bambare kubera wowe babishurirwa ibitaro kubera wowe mbese banezezwe nuko nabimana yabibutse arega muvunikira ubusa ngo muri kubwiriza abantu ngo bahindurwe Bibiliya yaravuga ngo bazatumenyera ku mbuto twera nimba imbuto zanjye zidafite aho zikura abantu ngo zigira aho zibageza ndakubwiza ukuri nta muntu uzahinduka ku bwanjye kubera imbuto zitameze neza ariko ningira imbuto nziza zikwiriye umushumba zikwiriye umuhanuzi zikwiriye umunyamasengesho aho ngaho rwose zabona abantu benshi batera ikirenge mu cyanjye bifuza gusenga nkanjye bifuza gukorera Imana nkanjye bifuza gukora ibyo ndetse n'ibirenze ibyo nkora bashumba bagenzi banjye ba padiri ba maseri bantu turushwa no kugabura n'ijambo ry'Imana bihaye Imana ndabakangurira ngo nimuze twegera abakristo nimuze tumenye imbabare muze tumenye abantu bashonje muze tumenye abantu bambaye ubusa muze tumenye umuntu wese uri mu buzima bubabaye uri mu buzima bushonje utazi icyazano bicuza impamvu bariho mu bihugu bitandukanye tugenda tubona abantu bapfa biyahuye kandi nta mpamvu bitewe n'ubuzima bubi bitewe n'amadeni n'iki ariko se mwoka byara ni kubera iki tuvunika tubwiriza Bibiliya ni kubera iki tuvunika dusengesha iminsi 40 hari ahantu njya mbona ngo amasengesho ngo yo gukuraho igisuzuguriro aya muba mubesha abantu ngamasengesho ngo yo gukurwaho karande aho muba mubesha abantu ngamasengesho yo kubohoka ayo matopiki yanyu atarimo kureba icyo kintu kibosha abantu rese irimo umuntu aboshwe n'ubukene ayo masengesho yabazamukuraho ubukene cyangwa abo nufatanya nabo muyobora uwo mukene azakira kubera ko mwamufashije oya ntimukabesha abantu ngamasengesho yo gukira karande siniki nimba waracuruje ugahomba reba ubwo bucuruzi bwawe bwafashije iki mu bakene mwari muturanye ese bwishuriye minirivara abanyeshuri bangahe ese watanze icya 10 n'amaturo ryari hari ibintu abantu bababesha umwuka w'inyatsi uzanwa nuko ibyo wahawe n'Imana bitagize inyungu mu bushake bw'Imana mu gukorera Imana
ukaza uvuna abakozi b'Imana ngo bakurukaneho inyatsi. Uri umugugu, ntutanga amaturo mu rusengero, ntufasha abakene, ntugaburira abashonje, ntiwambika abambaye ubusa, warangiza wacuruza bigahomba, ukaza ngo Profete Olivier ngo nkuraho imyaku, ngo nsengero nkure yabarwe kugira ngo nishyura amadeni. Oya, ni weho wabiteye. Aho niho byapfiriye. Aho niho byapfiriye. Aho rero niho nshaka kugira ngo nguhumurire amaso, nkubwire ikintu kigomba gukora cyafungura umugisha wawe, cyahambura ibyawe bifunze. Ni ugufata ku byo ufite bikagira umumaro bakene, bikagira umumaro, ugatanga icya 10 n'amaturo neza, ugatanga amaturo y'abakene, ukambika abakene, ukita ku mfubyi. Ngewe iyo ministeri igeze kure, mwarabibonye mu minsi yashize. Nagurishije pariseri yanjye, ngurisha ikibanza cyanjye cyiza nagombaga kuzubakamo etage. Abantu mwarabibonye, narakigurishije. Mfata fuso nyuzuza ibyo kurya n'ibyo kunywa n'iby'amasuku, zamuka imisozi. Abantu baravuga ngo nasaze, ngo ngiye kwiyerekana, ngo ngiye kwiyambika amakamba, ngo yuko ngo mbwiriza kuruta abandi, ngo yuko mfasha abandi. Oya, icyo nakoze ndakizi, kandi Imana izakinyibukiraho umunsi umwe, muzabibona gihagurutse Imana. Nimba uri umushomeri, gerageza Imana ugira ikintu ukora kugira ngo Imana ikikwibukireho. Bere kugushuka amasengesho y'iminsi 7 ntago yakuraho ikigeragezo cy'ubushomeri ufite, cy'ubukene ufite. Kizakurwaho n'icyo ukoze kigaragara nk'igitambo gishobora kukwinjiza mu mateka y'umugisha wawe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ineza ngirira abandi, nababwiye ko hari aho nayivomye. Kiliziya Gatolika yantayeho ubushobozi bwayo, yantayeho byinshi cyane kugira ngo uyu munsi sinakabaye nzi gusoma no kwandika, sinakabaye ndiki. Ariko yarandebye, irantoragura mu nzira, aho nararaga mu kiraro, aho ntagiraga aho ndyama, iramfata iranjyana, irandera, irankuza, indihira amashuri, ingira uwo ndi w'uyu munsi. Iyo neza rero ni ngombwa ngo nyiture abandi. Ubushobozi bwose mbonye, icyo ndi ako mbonye kose, ngerageza kwitwararika kugira ngo ngasangire n'abatagafite. Nawe ndagukangurira gucuruza ibyo, kandi mbikoze sinjya mbura uburyo mbaho, sinjya mbura icyo mfashisha abakene, sinjya mbura ikimfasha mu buzima bwanjye bwo gukorera Imana. Rero twigisha abantu ijambo ry'Imana, tubatoze gusenga, tubatoze kubaha Imana, ariko hatarimwo kuze ntacyo byaba bimaze. Aposo Minyoni Kabanda, nawe rwose Kabanda Julienne, muri ababyeyi, abantu bakuriye kwigiraho mwivuga butumwa mukora, ndetse na Kiliziya Gatolika abantu bakuriye kuyigiraho. Kiliziya Gatolika ndetse na Julienne Kabanda ndetse na Aposo Minyoni, n'abantu bakwiriye kwigiraho abantu bakagira icyo bakora mu murimo w'Imana, mu nsengero muyoboye, mu matorero muyoboye, kugira ngo turusheho kuzuza umurimo Kristo yaduhaye gukora tukiri mu isi. Reka rero dusenga Imana. Shobora kuba ahantu usengera bari barakubwiye ko gusenga iminsi 40 izakuraho karande. Oya, barakubeshe. Bishobora kugukuza mu buryo bw'umwuka, ariko ku rwego rw'imigisha barakubeshe. Aho usengera bashobora kuba barakubeshe ngo kwiyiriza iminsi 3, iminsi 7 nibyo bishobora gukuraho karande y'ubukene, nibyo bishobora gukuraho karande y'icyangiro. Oya, barakubeshe. Ikizagukuraho karande, ikizagukuraho imyuka y'ubukene nuko utanga, nuko urekura, nuko ufata mu byo ufite, hakagira umuntu ubibonaho utabifite, hakagira umuntu wambara ku byawe. Ndashimira umuntu wanyambitse isaha ya zahabu, nubwo ejo bundi bayinyibiye mu modoka, yayikuye ku kaboko kwe arayinyambika, aravuga ati
nabonye ikiganiro cyawe uburyo wabayemo imfubyi, uburyo wagize gutati mbura icyo nagukorera kugira ngo wumve ko hari abantu bagukunda. Ati numva nkwiriye kukwambika isaha yanjye ya zahabu. Ushobora kuba undeba, ndagira ngo nkubwire ngo ntago byampiriye, wagize neza, Imana yaguhaye umugisha, ariko disi barayibye kuriya. Nibagiwe gufunga imodoka, hanyuma nayikuyemo kugira nduhuka akaboko, barayintwara. Ariko aho uri Imana iguha umugisha. Ngewe umuntu rwose ugira uruhare kugira ngo ubuzima bwanjye burusheho gutera, kandi nuriya mukene wagaburiye ntago ashobora kukwibagirwa mu masengesho ye. Uriya muntu wagaburiye, uriya muntu wambitse, uriya muntu witayeho, nuriya mukristo wize kubera itorero ntashobora kuva mu iryo torero. Uriya mukristo wariye kubera itorero ntashobora kwibagirwa iryo torero ryamugaburiye. Uriya mukene wishyuriwe inzu, uriya muntu wababaye, uriya muntu wababarijwe mu itorero agasorerwa mu nzu ari mu itorero, uriya muntu ntabwo ashobora kwibagirwa nanone uburyo yabereye inzahare mu rusengero. Abantu tubana nabo umunsi ku wundi, muza tugashyira hamwe mu butumwa tuvuga, mu ijambo ry'Imana tuvuga, mu kwiyiriza ubusa kwacu, mu gutanga amaturo kwacu, dushyiramo no kwita ku bakene, kwita ku mfubyi, kwita ku bapfakazi. Ibyo bizaduha kuzuza inshingano, ndetse n'icyo tuzaba dutekerenge no mu cya Kristo. Tuzaba dushimiye Kristo wemeye kutwikorera imibabaro yacu, wemeye kudupfira n'ibyaha byacu, wemeye kwikorera kamere yacu umuntu akayikorera ku bwacu. Reka nkwifurize umugisha w'Imana, wowe udahwema kudukurikira. Nimba ari ubwa mbere, ukore sabone, ukore like, nukuvuga ngo nugukanda ku kantu gatukura, ugakora sabone, ugakora like, n'ikiganiro ukacyamamaza ku bantu ufite ku rubuga cyangwa ku nshuti zawe zose, bakarushaho kumenya gusenga nyabyo, bakarushaho kumenya gusenga bizana umugisha, kumenya aho ibyabo byafungiwe, byazirikiwe, bityo bikabatera kumenya icyo bakora kugira ngo babohoke. Imana ibaha amahoro n'imigisha. Rero reka dusengane Imana. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana itabara indushi. Waravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, uravuga ngo nimuze munsange ndabaruhura. Turagushimiye ko waduhaye Kristo Yesu kugira ngo aturuhure, atubere inshuti, atubere umuvandimwe, atwikorerera ibyaha. Ariko dusanze ko ivugabutumwa rya nyaryo ari ugufasha imfubyi, ari ukwita ku bababaye, ari ukwita ku bantu batagira kandi tubuherekereshe imbaraga n'ibimenyetso biguturukaho. Urakoze kumvishe, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Reka tugushimire kandi tukwifuriza umugisha. Shalom.